Yesu ashimwe, nongeye kubaramutsa cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nezezwa no kuba nongeye kugira umwanya mwiza nk'uyu wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana ndetse tureba hamwe icyo Uwiteka Imana itubwira muri ibi bihe bya none. Njye nitwa Muhire Jean de Dieu, aba ngiye kuganira namwe ijambo rivuga ngo Imana yacu ntihinduka. Imana ntihinduka. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 13 umurongo wa 8. Aravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Haleluya. Ni Imana itajya ihinduka, ni Imana idahindagurika ngo ihindagurwe n'ibihe turi kunyuramo cyangwa se uko ubuzima bwacu bwaba bumeze uyu munsi wa none, cyane ko ariyo Mana nyir'ibihe. Maze iminsi ntekereza kuri ibi bihe turi gucamo, nkibaza ikibazo gikomeye mu mutima wanjye kivuga ngo kuki ibihe byacu bya none bisa naho Imana ihanganye n'ikiremwamuntu. Birasa naho umwana w'umuntu ahanganye n'Imana. Wenda wakwibaza utese ibi ndi kuvuga ni ibiki? Ntekereje kuri situation y'iki cyorezo turi kunyuramo cya COVID-19, nibaza uburyo ki umuntu ashobora kumara umwaka, hafi imyaka 2 ndetse inarenga kuri bamwe, tugerageza kurwana ndetse no guhangana n'icyorezo gisa naho mu by'ukuri cyoroheje iyo ukurikije amabwiriza yo kukirinda n'ibindi. Gisa naho COVID-19 mu by'ukuri ari icyorezo cyoroheje, ariko ntabwo ariko bimeze. Kigaragara nk'icyoroheje mu maso y'abantu ndetse no mu maso ya wa wundi utaracyandura, ariko mu by'ukuri iyo ukurikije uko kimaze koreka isi, uko kimaze gukubita hasi imibereho y'abatuye isi bose, ubona yuko mu by'ukuri ari ikintu kiremereye cyane ndetse gishobora no kuba kirusha uburemere uko twebwe tubitekereza ko kimeze. COVID-19 uhereye igihe yatangiriye ukageza uyu munsi wa none ubu ndimo kubaganiriza, hagiye habaho ibihe bitandukanye byo kugerageza guhangana nacyo, byo kugerageza kugikuraho. Uyu munsi wa none tugeze mu gihe hariho urukingo, abantu bashobora kwikingiza hirya no hino ku isi, ariko nubwo bimeze bityo turacyumva amakuru y'uko iki cyorezo gikomeza kwihindagura ndetse kigakomeza no kwica ndetse no koreka ubuzima bwa benshi. Ntabwo ari uko ndi inzobere mu bijyanye wenda n'ubuganga cyangwa se n'ubuhanga, ahubwo ndagerageza kuganira nkurikije ibyo turi kubona uyu munsi. Ni ibintu rero bisa naho umwana w'umuntu mu by'ukuri atabifiteho igisubizo kirambye. Ntabwo dushoboye kubona umuntu ufite igisubizo kirambye kugeza uyu munsi, hafi imyaka 2 irashize, cyangwa se umwaka 1 n'igice birenga. Iki kibazo cya COVID kigaragaye mu isi kuva igihe cyatangiriye mu Bushinwa. Uyu munsi wa none isi yose iragifite kandi ifite ingorane. Nta gihugu na kimwe kitaragirwaho n'ingaruka z'iki cyorezo kuva aho cyaziye, ndetse n'uburyo kigenda cyihindagura bigaragara mu bihugu byose bitandukanye. Ibyo rero bikantera kwibaza, se ni iki gituma mu by'ukuri ibihe byacu bigaragara nk'aho wagira ngo umwana w'umuntu ahanganye n'Imana kubera iki? Turagerageza gukoresha inzira zacu zose, turagerageza gukoresha ubwenge bwose bwacu bushoboka, inyurabwenge iyo ari yo yose y'uburyo bwose twagerageza, byose turagerageza kubikoresha kugira ngo tubashe kwirinda, tubashe kurwanya icyorezo. Ndetse ni n'ibintu byoroheje rwose pe, ariko no muri ayo mabwiriza ubwayo usanga benshi bayica ntacyo bishingikirije. Usanga rwose hariho ababibona nk'aho ari ukuremererwa cyane. Sindi buvuge ngo wenda ndabihamya ntashidikanya ko uko kuremererwa kurahari. Abantu benshi baremerewe n'ibihe bari gucamo,
baremerewe n'ingorane z'ubuzima bari guhura nazo umunsi ku wundi, baremerewe no kuba ubuzima bwarahindaguritse batagishobora kubasha kwakira cyangwa se kubasha kubona ibyo bari basanzwe bibonera, baremerewe no kuba batakibasha kwigaburira kandi bari bashoboye kwigaburira, ubu uyu munsi benshi byarabananiye. Rero bene data, turi mu bihe bigoye, bisa naho mu by'ukuri wagira ngo twebwe abana b'abantu ntacyo tugishoboye kubikoraho, amaboko yacu ntagishoboye kubyakira habe na gato, ntagishoboye kwasima cyangwa se ntagishoboye gukomeza imbaraga zacu. Biragoye muri iki gihe turi muri munsi wa none. Ndi kubyibazaho rero, numvise nibaza ngo ese birashoboka cyane rwose pe, ndetse biranoroshye cyane ko umuntu yakwibaza ati niba yakwibaza ati ese koko iyi niyo ya Mana ya yindi nasengaga kera ikanyuma? Biroroshye cyane ko umuntu yakwibaza ati ese koko iyi niyo ya Mana natabaje muri bya bihe nari ndemerewe mu bihe byatambutse ikaraba? Birashoboka yuko ubukana bw'uburemere cyangwa se bwo kuremererwa dufite uyu munsi wa none bwaba rwose buturushije imbaraga mu buryo bukomeye cyane, tukagera aho twumva twihebye, tukagera aho twumva nta gisubizo tugifite, tukagera aho twumva dushidikanya ku Mana, tukagera aho twumva twibaza tutari ko se koko Imana yacu iracyariho? Ese koko ya Mana nabonye uyu munsi wa none iracyakora? Ese Mana ko bambwiye kuri Imana idahinduka, ko nabyumvise, ko nabibwiwe kenshi, ko nabyigishijwe kenshi, koko uracyari ya Mana idahinduka? Bene data, uyu munsi wa none ndagira ngo ngutere imbaraga, ngusubize intege mu bugingo nkubwira ngo Imana yacu ntihinduka, Imana yacu ntihindurwa n'ibihe, Imana yacu ntikangwa n'ibihe bigoye, Imana yacu ntinaniwe gutabara, Imana yacu ntinaniwe gukora mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntekereza ko Imana yacu idufitiye igisubizo ndetse kirambye kubw'ubuzima turi gucamo uyu munsi ndetse n'ubw'ejo hazaza, kuko ijambo ryayo rirambwira muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11, guza ibyo yibwira kutugirira ngo kandi ni ibyiza si ibibi. Haleluya. Ni ukugira ngo itureme umutima, idufitiye umugambi mwiza wo kuturema umutima, ndetse yewe atari no ku byo tubona uyu munsi wa none gusa, ahubwo no ku byo tuzabona hanyuma, ibyo tuzabona bizaza, ibyo tutarabona bizaza. Ibyo ngibyo Imana ifite ikiri kubikoraho kugira ngo ibashe kuturema umutima. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo n'uyu munsi wa none iyi situation turimo nayo ntabwo yayinaniye, ntabwo yayiyobewe, ahubwo izi ibyo yibwira kutugirira. Yabimenye kera yuko ibi byose turi gucamo bizaba, yabimenye kera yuko hari igihe kizagera isi yacu igahinduka inyantege nke mu buryo bukomeye cyane nk'ubwo turimo uyu munsi wa none. Nta kizayinanira rero, nta kizayigora. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Iracyari ya Mana ivuga bikaba, iracyari ya Mana twatabazaga ikadutabara, iracyari ya Mana yadusezeranije igasohoza ibyo yadusezeranije, iracyari ya Mana yagendanye n'Abisirayeli ikabakura muri Egiputa ikabajyana ikabageza i Kanani nk'uko yari yarabisezeranye. Nubwo hari hashize imyaka 400 uru rubyaro rwa Isirayeli rutazi neza yuko koko hari igihugu cyitwa Kanani bagomba kujyamo, ahubwo Uwiteka yaramanutse asohoza icyo yasezeranye na sekuruza wabo Aburahamu, akamubwira ngo nzaguha iki gihugu cy'isezerano, urubyaro rwawe ruzatura muri iki gihugu, ndetse akamubwira ati urubyaro rwawe ruzahwana n'umusenyi wo ku nyanja. Rentekerebo, iyo Mana yacu, uwo mwami wacu niwe wahagurukiye gukora iyo mirimo. N'uyu munsi wa none aracyari wa wundi udahinduka, aracyari wa wundi usezeranya agasohoza, aracyari wa wundi utabara, aracyari wa wundi dutakira akatwumva. Ikibazo ni uko twarekeraho kumutakira, ikibazo ni uko twarekeraho kumubwira, ikibazo ni uko twarekeraho kumutabaza, twe tugashaka kwicira inzira nk'abana b'abantu. Benshi bajya bavuga bati Bibiliya ni iya kera, ariko ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, Bibiliya ni iy'ibihe byose, kuko Imana yacu ni iy'ibihe byose, kandi iyo Mana yacu tuyimenyera muri iryo jambo ryayo niho tuyimenyera, niho tuyisobanukirwa. Ntigihinduka rero, iracyari yahindi. Yesu Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari,
kandi niko azahora, ntazigera ahinduka. Wakoraga bya bitangaza mu gihe cye ubwo yari ari kuri iyi si, n'uwo niwe Kristo ndi kubabwira uyu munsi wa none. Uwahagurukije ibirema bikagenda niwe Kristo ndi kukubwira uyu munsi. Uwakijije indwara niwe Kristo ndi kukubwira uyu munsi. Uwatabaye ubwoko bwe niwe Kristo ndi kukubwira uyu munsi. Uwagendanye nabo akabageza i Kanani niwe Uwiteka Imana ndi kukubwira uyu munsi. Abwira Mose aramubwira ngo ugende ubabwire ngo nitwa ndiho, ndi Uwiteka Imana, ndi Imana yaho, ni njyewe wabaremye, ni njyewe wabahisemo, ni njyewe wabahamagaye, nzajyana nawe kandi nzabagezayo. Amubwira ngo ikimenyetso nguhaye nuko uzageza ubwo bwoko muri icyo gihugu. Haleluya. Uyu munsi wa none Uwiteka Imana adufitiye gihamya, adufitiye ibimenyetso byinshi birenga kimwe, birenga bibiri, birenga bitatu, yuko yasezeranye natwe ari nayo izabisohoza. ngo kandi tuzabibwirwa neza, tuzabimenya neza yuko ariyo yabivuze umunsi tuzabona bisohoye koko. Tuzabibona bizasohora, tuzabibona izaturinda, tuzabibona izaturengera, tuzabibona izakora imirimo ikomeye. Ni Imana yacu itaginanirwa. Haleluya. Ndifuza kukubwira bimwe mu bintu bikomeye cyane Uwiteka Imana yacu itagihindukaho na gato. Icya mbere, ni Imana idahinduka ku ijambo ryayo, ni Imana itajya yisubiraho, ni Imana itajya yivuguruza. Haleluya. Ijambo ry'Imana yarambwira muri Zaburi 119:89, aravuga ngo Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Ijambo ry'Imana rihoraho, rihora rihamye, rihora rikomeye, rihora risohoza icyo yarivuze, uko yarivuze, rihora risohoza icyo Uwiteka Imana yaritegetse. Nta munsi n'umwe rizarekeraho gusohora. Haleluya. Kuko ari Imana yabyivugiye ubwayo izanabisohoza. Icya kabiri, ikindi cyanditswe nshaka gusoma kiravuga ngo ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Ubwatsi buraraba, bugahunguka, bugakurwaho. Ubuzima bw'umwana w'umuntu bugira itangiriro bukagira n'iherezo, bugira aho butangirira bukagira n'iherezo, bugira ibihe byiza bukagira n'ibihe bibi. Ariko Imana yacu ijambo ryayo ntirijya rihinduka, ndetse nta n'ubwo igira ibihe byiza n'ibibi. Ahandi ivuga ngo uyu munsi nashakishije byanze, ahandi ivuga ngo iyaba nari mbonye uwampesha umugisha nanjye uyu munsi. Oya, Imana yacu imeze ahubwo iyo ngiyo niyo muhesha w'umugisha ibihe byose. Niyo itugirira neza ikaducira inzira tukabasha kurama, niyo iduha kuramuka, niyo iduha kwirirwaho n'ejo mu gitondo tukabyuka turi bazima, niyo iduha guhumeka, niyo yatanze icyo kigega cy'umwuka duhumeka tutazi aho kibikwa. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Bene data, ni Imana idahinduka, ijambo ryayo ntirijya rihinduka. Iryo yavuze no kurisohoza izarisohoza, nta na rimwe izigera ireka ijambo ryayo ngo rye gusohora. Haleluya. Nshimira Imana uyimpera icyubahiro kuko ari Imana idahinduka. Imigambi y'Uwiteka nayo ntihinduka, imigambi y'Imana ntihinduka. Icyo Imana yakuvuzeho ntigihinduka. Icyatumye Uwiteka Imana ikurema ikakuzana ikagushyira kuri iyi si ukavukira mu muryango wavukiyemo, icyo ngicyo izagisohoza byanga bikunda. Uwo ni wo mugambi w'Imana, uwo ni wo mugambi w'Imana. Kandi uwo mugambi w'Imana iwusohoresha gukiranuka kwayo, ikawusohoresha imbaraga zayo. Dusoma ijambo ry'Imana mu kubara igice cya 23:19, aravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntibizasohoza. Haleluya. Si umwana w'umuntu ngo ibeshye. Umwana w'umuntu yakubwira ngo ndakugira gutya ariko ntabikore. Umwana w'umuntu yagusezeranya akakubwira ngo nzagusura ariko ntagusure. Umwana w'umuntu yagusezeranya akakubwira na bya bindi byoroshye rwose, ibyo tubona nk'ibintu byoroshye, akakubwira ati humura nzakugeraho, humura nzakugira gutya, humura nzagufasha, nzagushyigikira, ariko bikamunanira, bikarangira bimunaniye. Ariko Imana yacu icyo yivugiye ubwayo izagisohoza, nta na rimwe kitazigera kibura gusohora. Haleluya. Kuko umugambi w'Imana ntuhinduka. Icyo yakugambiriyeho mwene data ntikizigera gihinduka, nubwo umwanzi yahaguruka akakurwanya bikomeye cyane. Ndagira ngo uyu munsi wibuke ko hari Imana izasohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Nubwo ubona bigoye, ukabona rwose utazi inzira wabinyuzamo,
ukabona utazi ukuntu wabisobanura. Iyo Mana naje kukubwira uyu munsi wa none ngo ni Imana isohoza umugambi wayo, kandi umugambi wayo ntujya uhinduka. Icyatumye Imana ikurema ikagushyira ku isi izagisohoza byanga bikunda. Haleluya. Icya gatatu ni Imana yo kwizera, kandi kwizerwa kwayo ntibijya bihinduka, ntizigera ihinduka inyakinyoma ngo hanyuma tuvuge ngo birayinaniye, ngo tunanirwe kuyiringira, tunanirwe kuyizera. Oya, twebwe abana b'abantu twananirwa kuba bizerwa, ariko yo ni Imana yo kwizera, yo ni Imana yo kwiringira, ni Imana ihambaye, ni Imana nyir'ibihe, ni Imana iri mu ijuru, iri ahirengeye, ahirengeye aho umwana w'umuntu atabasha kugera. Iyo niyo Mana yagize gutya itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. N'urukundo rwayo dukunda ubwarwo ntirujya ruhinduka. Urukundo Imana igukunda, urukundo Imana yagukunze n'uyu munsi wa none ntiruzigera ruhinduka, kuko Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri, kandi ntazigera ahinduka. Haleluya. Ntazigera ahinduka mwene data. Ntazareka kuguhamagara, ntazareka kukubwira ngo ngwino, ntazareka kukubwira ngo ngwino tujyane, ngwino tubane, ngwino dusabane, ngwino tugendane, ngwino ukomerere muri jyewe. Haleluya. Mbese binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze muri mwene so wakuganirije, binyuze mu ijwi ryayo wumvise, hari icyo Uwiteka Imana yagusezeranije, hari icyo Uwiteka Imana yakubwiye. Menya neza ko kitazigera gihinduka. Menya neza yuko iyo Mana ikiri kumwe nawe, kwizerwa kwayo ntibizigera bikurwaho, kandi umugambi Imana yagusezeranije, umugambi Imana igufiteho ntuzigera uhinduka. Ijambo ryayo yakubwiye ntirizigera rihinduka. Icyo yagusezeranije ntikizigera gikurwaho. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Ese kuba Uwiteka Imana idahinduka bitumariye iki uyu munsi wa none no mu kaga turi gucamo? Ese kuba Imana isezeranye igasohoza bitumariye iki uyu munsi wa none nubwo turi guca mu ntambara? Ibyo bitumariye iki? Wakwibaza ukavuga utari ko se njyewe umwana w'umuntu ubundi nzategereza kugeza ryari? Ukumva urarambiwe. Ariko se bikumariye iki kuba Imana idahinduka? Mu gitabo cya Maraki igice cya 3:6 haravuga ngo kuko jyewe Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwa. Haleluya. Yakobo ni muntu ki? Yakobo hano ni Isirayeli, ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Wowe watoranijwe n'Imana. Menya neza yuko igituma Imana yacu idashobora guhinduka ni ukugira ngo wowe utakurwaho, ni ukugira ngo utamarwaho. Kuba Imana idahinduka, kuba Imana itagihindagurwa n'ibihe, kuba Imana itagineshwa, kuba Imana itagikurwaho n'ibibazo ibyo ari byo byose, ibyo ngibyo bituma wowe utamarwaho, bituma utaneshwa, bituma udatsindwa, ahubwo ukanesha, ugahinduka ukunesha nubwo bigoye, nubwo uri guca mu ntambara zikomeye. Inshuti yanjye, ndashaka kukubwira ngo hari Imana yagambiriye yuko udakurwaho, hari Imana yagambiriye yuko utamarwaho, hari Imana yagambiriye yuko utaremererwa ngo usenywe ujanjagurwe n'ibihe bigoye. Oya, humura, Uwiteka Imana iri kumwe nawe, ntabwo izigera ikwibagirwa, ntabwo izigera ikureka. Ikibazo wagira ni kimwe gusa, nuko wowe wananirwa kwizera, nuko wowe wakwibagirwa iryo jambo, nuko wowe wakwibagirwa kwikurikira. Ariko Uwiteka Imana yacu irakuzi, kandi yagambiriye kuva kera yuko izabana nawe, yuko izagendana nawe. N'iki kurinze kuva igihe iki kibazo cyatangiriye kugaragara mu isi kugeza uyu munsi? N'iki guhaye ubuzima kandi ikomeje kuguha ubuzima? Nta kizayibuza gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Yemerera muri uyu mwanya, nshuti yanjye, twongere tugarukane imbere y'Imana, tubwire Imana ngo Mana, nacitse intege ariko nifuza gusubizwamo intege nawe. Uyu munsi wa none Imana yagusubizamo intege, ukongera ugahabwa imbaraga zituma ubasha kuguruka nk'ikizu, zituma ubasha gukomera, ndetse no kuri uyu munsi mubi ukaba ukomeye, ukaba uhamye. Niyo yakugiriye neza igukura mu kaga kari gakomeye cyane mu bihe byatambutse, n'uyu munsi wa none ishoboye kugutabara, n'uyu munsi wa none ishoboye kugukiza, n'uyu munsi wa none ishoboye kukugirira neza. Uyu munsi wayiringira ukagaruka mu nzu yayo, ukagaruka imbere yayo, ukongera ugashikama kuri yo, ukongera ukayegera, nayo igutegeye amaboko. Nshuti, ntabwo izigera ikwibagirwa, ntabwo izigera igusiga, ntabwo izigera yibagirwa uwo yaronse, uwo Kristo yaronse amaraso ye ku musaraba. Haleluya. Reka dusengane Imana. Ndifuza kugusengera, ndifuza gufatanya nawe guhamagara Imana.
tukongera tukabwira Imana ngo ngwino mu buzima bwacu uyu munsi, ngwino wongere uganze kandi usohoze icyo wagambiriye ku buzima bwawe. Haleluya. Reka dusenge. Mana nzima, Mana data, uri mwiza, urahambaye, uri igitangaza, ugira neza, uri ndiho, Imana itagihinduka, Imana itagiteraganwa n'imiraba, Imana itagikurwaho n'ibibazo biremereye. Twebwe abana b'abantu byaturemerera, ariko we ntibikuremerera. Nyemerera ngo ushime kubw'ijambo ryawe, nyemerera ngo ushyire hejuru kuko wongeye kutwibutsa kutajya uhinduka, kuko Kristo wari uri kera n'uyu munsi wa none ni kuri. Ijambo ryawe nirihinduka, umugambi wawe ntuhinduka. Wa mugambi wari ufite wo kuncungura njyewe umwana w'umuntu, n'uyu munsi wa none ntuhinduka. Uracyariho, uracyagambiriye kuncungura no mu bihe bigoye, no mu bihe bikakaye, no mu bihe bimbujije amahoro. Yesu uracyariho, uracyari ya Mana ivuga kandi igasohoza icyo wavuze, igambirira igasohoza icyo wagambiriye, ubitegeka bikaba. Haleluya. Yesu we, iyo ubivuze biraba, kandi n'iyo ubitegetse birakomera. Mwana, habwa ikuzo, habwa icyubahiro, ushyirwe hejuru. Ndakwinginze Mwana, genderera ubu bwoko bwawe, abagize amahirwe yo kumurikira bose Mwana, bagenderera uyu munsi data mwiza, maze Uwiteka Imana uko baciye bugufi mu mitima yabo bongere batabarwe nawe, ubugingo bwabo buzurwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe nizigaragare ku buzima bwabo, kandi Uwiteka Imana witamurure ku munsi mubi, maze ugenderera igihugu cyacu, ugenderera isi ya none Mwami, utwibutse data mwiza aho twavuye imbere yawe tukagwa, maze Uwiteka Imana tubashe kugaruzwa nawe, iyo neza yawe yongere iduhe kukwegera, maze data mwiza dusingire umugambi wawe. Reka no muri ibi bihe bikomeye wowe data, ubwoko bwawe data bushikamishwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimye Mana, ushyize hejuru, mu izina ryera rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Uwiteka Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbwire inshuti yanjye, niba wifuza kwakira Imana yacu, ukakira agakiza, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urebe hasi muri comment, uraza kubonamo link y'uburyo ushobora kumvugisha, ushobora kumpamagara, hanyuma tukaba twagirana ikiganiro, nkaba nashobora no kugufasha muri urwo rugendo. Kandi niba wumva wari ucitse intege, wari utenebutse, ibi bihe rwose bikugoye, nawe wumve utekanye, kandi feel free kuba wampamagara, feel free kuba wanyandikira, hanyuma tukaganira, nkagerageza kukugira inama ndetse no gufatanya nawe gusenga. Imana yacu ibahe umugisha, Uwiteka Imana ibagirire neza. Jyewe wabaganirizaga ni Muhire Jean de Dieu, umuvugabutumwa mu itorero rya Bethesda Holy Church hariya ku Gisozi, ndetse nkaba n'umukozi w'Imana muri LL Ministries Rwanda, aho dukora umurimo w'isanamitima. Rero niba nawe wifuza kutwegera, ni karibu rwose. Munsi uraza kubonaho uburyo ki ushobora kwegera LL Ministries, ndetse no kuba wagera no ku itorero rya Bethesda Holy Church, ukabasha gukurikirana ibyaryo, ugakurikirana ibibera mu itorero. Imana ibaha umugisha, kandi mugirirwe neza n'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Bye bye. Mugire amahoro, mugire ibihe byiza.